Ndabasuhuje nanone Yesu nashimwe. Tuzanye noneho zaburi ya 46. Ni zaburi tugiye nanone gusoma twihuse. Ariko mbere ko tuyisoma reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye umwanya uduhaye, ubane natwe, udutwikirize umutaka w'uburinzi, kandi imbabazi zawe zitubeho. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Zaburi ya 46 yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya bene Kora babwirisha inanga ijwi rito. Ni indirimbo. Umurongo wa 2 uravuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya n'aho isi yahinduka, n'aho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, n'aho amazi yaho yahorera akibirindura, n'aho imisozi yatigizwa no kwihinduriza kwayo. Hariho uruzi, imigendere yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, ni rwo hera hari amahema y'Isumba byose. Imana iri hagati muri rwo, ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo, isi irayaga. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi. Akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacumu acamo kabiri, amagare yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana. Nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira, amen. Mbatuye zaburi, mwebwe bantu mwese mukunda ijambo ry'Imana, kuri Women Gathers Ministry, mumenye neza ko Imana, Uwiteka Imana Nyiringabo iri kumwe natwe, kandi ari igihome kirekire kidukingira. Ndetse kandi Uwiteka Imana niyo buhungiro bwacu, Uwiteka Imana niyo mbaraga zacu, ni igihome kirekire kidukingira, ndetse n'umufasha mwiza utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Navuga iki se kandi, narenze iki kandi kuri aya magambo? Ni amagambo asobanutse kandi ni amagambo yumvikana muri uyu munsi wose, ndetse n'iminsi muhere mufite kubaho iri imbere yanyu. Icyo nabasabira, nasoza mbasabira nanjye nisabira, nuko tutakibagirwa yuko Uwiteka Imana ari igihome kirekire kidukingira, kandi ntago nabura kubasabira ko Imana ikomeza kubabera ubuhungiro ndetse n'imbaraga zanyu, kandi ko Uwiteka Imana akomeza kubabera umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya n'aho isi yahinduka, n'aho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Ntihakagire ikintu kiduca intege cyangwa ngo kidukure umutima, kuko Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe. We muntu uteze amatwi ijambo ry'Imana kuri Women Gathers Ministry, Uwiteka Nyiringabo ari kumwe nawe muri uyu mwaka wa 2026. Waba ugenda nijoro, waba ugenda ku manywa, waba uri kugenda mu bihe by'amashimwe, waba uri kunyura mu bihe by'ibigeragezo, Uwiteka Imana Nyiringabo ari kumwe nawe. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Komeza umwiyambaze, komeza umwisunge, nawe azakubera imbaraga kandi azakubera ubuhungiro. Ndabakunda kandi Imana ibakunda kurushaho. Ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubashyigikira, kandi dukomeze gukundana, mukomeze kunsabira, ndetse nanjye mbasabire, ndetse n'abera bose bo mu isi. Tuzabonana ubutaha. Bye.